Yes, twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze nanone mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri uyu wacu wa YouTube, aho tugenda tubagezaho amakuru aba yizewe, amakuru aba avugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda ibwota amasimbi, ndavuga mu mahanga. Ni amakuru aba atari ivumbi, ni amakuru aba yizewe dukora ku binyamakuru bisanzwe bikorera hano mu Rwanda, muzi bikora inkuru mu buryo bwanditse, ndavuga nka igihe.com, Kigali Today, Mama Rwa Gasabo, News Time ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bisohora inkuru mu buryo bwanditswe. Niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru tuzibagerezeho ku gihe, mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bwa video. Niyo mpamvu igihe wakanze subscribe kuri uyu wacu wa YouTube bizagufasha guhora uri update ku makuru agiye atandukanye, ku makuru aba yizewe, abavugwa hano mu Rwanda iwacu, abagisohoka mu binyamakuru. Rero twihuse n'inkuru yacu nk'uko mubibonye kuri cover y'video, nanone nk'uko mumaze kubibona cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, tugiye kugaruka ku musore buri kantu, amazina ye nyakuri nk'uko bivugwa cyangwa se nk'uko yahawe n'ababyeyi ni Mutende Abdul Karim. Ayo niyo mazina ye nyakuri. Rero ni umusore ukomeje guca ibintu no gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho uri gufungura application yawe cyangwa se internet zawe ugahita ubona inkuru nta yindi ivugwa usibye kuri uwo musore. Rero biterwa n'uko ari icyamamare cyangwa se ari umusitari mu Rwanda, bitewe n'uburyo akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Tumuzi ari kumwe n'umuvandimwe cyangwa se mugenzi we buri nguni. Byashoboka ko nawe aba bantu ushobora kuba ubitiranya, ariko niyo mpamvu twagerageje kubahereza ifoto. Uraza kumubona kuri iyi foto, niwe bita buri kantu cyangwa se Mutende Abdul Karim. Rero ni inkuru iri gukomeza kuvugwa yuko yataye muri yombi. Ni inkuru iri kugenda ivugwaho n'abantu batari bakeya, ariho ari kugenda hazamuka ibihuha, aho buri wese ari kugenda yivugira ibyo ashaka. Rero twihuse nk'uko mwabibonye, ni inkuru tuje kubabwira bya nyabyo, ibyemezo biri gukomeza gufatwa. Ni inkuru twabonye iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho byaba biri kuvuga ko uyu Abdul Karim cyangwa se buri kantu tayari yakatiwe imyaka isaga 5. Ni imyaka myinshi cyane bitewe n'icyaha ashobora kuba ashinjwa kuba yakoze. Ariko ibi ngibi ntago ari inkuru za nyazo, ni inkuru z'abasikamu bari kugenda bakwirakwiza kugira ngo babone views. Icyo twababwira ni uko kugeza size ngizi cyangwa se kugeza uyu mwanya nta nkuru cyangwa se nta gihamya gifatika cy'imyaka cyangwa se icyaha uyu Abdul Karim arashinjwa cyangwa se ngo kiramuhamya. Ibyo biraterwa n'uko rero urukiko rwe rutari rwatangira kugira ngo abashe kuba yashinjwa icyaha cyangwa se agikire. Iyi niyo nkuru rero twatubazaniye, kandi tugerageje no kunyuriramo mu cyaha ashinjwa nk'uko twabigarutseho muri video zahise. Ashinjwa kuba yafungiranyije abakobwa basaga 2 cyangwa se abakobwa 2 bari bamusuye mu nzu iwe kugira ngo abashe kuba yabafasha gutegura video zo gushyira ku mbuga nkoranyambaga, bityo nawe agahita ababwira ngo bajye mu cyumba, bakwanga akabafungiranya, ati nawe ntibasohoka mu nzu ye batishyuye cyangwa se batarishyuye ibyo bakonsomye. Rero nk'umusore yaje kuba yakora ikintu cy'urugomo, akaba iki nacyo cyashinjwa cyo kuba yakoze urugomo, kuko nta kindi cyaha gifatika yashinjijwe nko kuba yabagiriye nabi cyangwa se nko kuba yabafashe ku ngufu. Rero abo bakobwa nabo nyuma yo kubafungiranya nibwo batakambye cyane cyangwa se bagateza induru, kugeza igihe inzego z'umutekano zabashije kuba zabageraho zikabahereza ubutabazi nk'uko bari babukeneye. Rero iki nicyo cyaha uyu musore ari gushinjwa magingo aya ngaya, ariko nta kintu kiratangazwa n'ikigo cy'ubugenzacyaha RIB cyangwa se Rwanda Investigation Board, by'umwihariko kuri uyu musore wacu Mutende Abdul Karim. Rero nk'abakunzi be nta kindi twavuga usibye kubabwira ngo mukomeze mumuhe hafi, mumuhe inkunga y'amasengesho, Imana ize kumufasha arokoke cyangwa se arenge kiriya gikombe, kuko ni ibintu bitamworoheye, bishobora kuvamo ikintu gikomeye cyane kuba yakatirwa imyaka isaga 3 cyangwa se 5. Ni ikintu gikomeye. Rero niyo mpamvu nk'abakunzi be cyangwa se abafana be nta kindi mugomba gukora usibye kumusengera cyane kandi mugakomeza kumushyigikira. Rero ndabashimira mwebwe twabanye, kandi nta kindi tugusaba usibye gukanda subscribe, dutera inkunga, kandi natwe twizeza ko biza kugira umumaro guhora uri update ku nkuru zose zigiye zitandukanye ziba zivugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda ibwota amasimbi, ndavuga mu mahanga. Alright, rero nta kindi narenza usibye kubabwira ngo ukomeze kugira ibihe byiza, kandi Imana ikomeze kubana namwe. Ciao ciao.